Tukinjira mu gipangu cy'inzu nshya tuje kubamo twaratangaye. Turi kwibaza icyo Hugor yabaye. Inzu nziza iri ahantu hitaruye, igabanyijemo inzu ebyiri, za zindi bita 2 in 1. Ibintu tubishyira mu cyumba cyabyo. Sarisa neza cyane. Twamaze gushyira ibintu byose ku murongo, turicara. Turatudategereza ko twabona landlord. Ngo dukorane amasezerano turaheba. Ntituzi ikijya mbere. Hashize akanya Hugor arinjira mu myenda ya gisirikare. Ariko abantu bagera kuri 2 bari kumusunikira mu kagare. Bamwinjiza muri salo aho twari twicaye. Bigaragara ko yacitse intege pe. Araza yicaraho, mama kisagenda yirukanka aramuhobera. Aramuhagurutsa ariko wapi nta ntege. Kwicara mu ntebe ntibyashobokaga. Yahise yerekeza mu cyumba kiri muri imwe muri izo nzu. Mama Cyose afatanya n'abasirikare 2 bari bamuzanye bamuryamishije. None si mu by'ukuri mumbwira umugabo wanjye yabaye iki? Rero ntabwo tuzi neza icyo yabaye. Gusa n'ubutumwa yakiriye ejo nimugoroba bwatumye abagurya. Naho ubundi nta kindi kintu arwaye pe. Ubutumwa bwo kuri telefone. Bishoboka ko bwari incamugongo bigatuma ahita igihumura. Mama Cyose afashe telefone ya Hugor arafungura. Yasanze ngo zi password. Areba message mbona yinduye isura. Ngenda abana bisobanukiwe. Wowe wabanye na Hugor kuva kera akirasoma. Nafashe telefone ndasoma. Nanjye ndacanganyukirwa. Hugor umuhungu wanjye. Hari ikintu kimwe cyanshimishije. Kuba warinjiye mu ngabo z'igihugu kandi kuba wariyemeje kuza kurwanirira ku ruhande rw'umuryango wawe w'ukuri. Ukari kuri ya muryango w'inyamaswa wakwiyitiriye. Guhera uyu munsi ari byinshi mugiye kumenya mutari muzi. Ndabizi ko wowe uri mu bantu bakomeye. Kuko ntago waba ingabo y'igihugu udakomeye. Niyo mpamvu nahisemo ko ari wowe umbwira bwa mbere. Amwe mu mabanga yahishwe utigeze umenya. Hari mu gitondo ubwo nayo nihishe. Ndi gushakisha aho naca ngo ncike bamwe mu bamigaga. Kubera ishyari bari barangiriye. Harimo no kuntwara umukobwa umwe rukumbi. Ni narakunze Gerard. Ndabizi ko ubizi ko mama wawe ariko yitwa. Mbere yuko yitaba Imana muri za nkundura z'iwanyu mu minsi yashize. Gerard utifuza ko yashyingirwa n'uwiseso. Atamaye urwibutso. Yansanze mu bwihisho. Biba ngombwa ko turyamana bitunguranye. Gusa we yari yabipanze. Uwo ni nawo munsi wa nyuma nahuye nayo mu buzima. Nongeye kumva amakuru ye ubwo yari hafi kwitaba Imana. Yashakishije nimero yanjye arayibona. Ambwira inkuru yantunguye. Gusa ikananshimisha ko burya yashyingiwe afite inda y'amezi 3. Ariyo yari inda yawe. Ikindi kintu cyanshimishije ni ukuntu waje gukurana no gukundana n'umukobwa nari nzi ko ari we rukumbi umukobwa wanjye. Agasaro ka gashumbarinde. Gusa nababajwe nuko indwara ndwaye yahitanye mama we. Atamubwiye byinshi mu byo nateganyaga. Gusa kubw'amahirwe turi kumwe nzabimubwira byose. Uzashimire kandi ukunde umusaza wa mama wawe Gerard. Niwe wambwiye amakuru menshi nifuza kumenya ku banjye. Ubwo yarahungiye inaha muri Afurika y'Epfo. Guhura kwanjye nawe nabyo ni iyindi nkuru ndende. Ari nayo mpamvu nyuma y'urugamba mwana wanjye uzakunde mushiki wawe Linda. Muzatahiriza umugozi umwe muri uru rugamba. Bimwe mu byo turi kurwanira twatangiye kubishyikira. Urugero nk'iyo nzu mugiye kubamo wowe n'umuryango wawe ibumoso. Noneho Linda n'umwana we ndetse n'umugabo azashaka naho bazafatiye iburyo. Nibimara kugenda neza nzabasanga. Message yari ndende pe ariko iteye urujijo. Ngo Hugor ni musaza wa Linda. Ngo Linda wa Gashumba. Ngo Gerard ni uncle wa Hugor. Ngo papa nzi ko yapfuye aba muri Afurika y'Epfo. Nagumye mu rujijo. Ntekereza byinshi mbura ibisubizo. Manuka gake gake nanjye ngo igihumure. Tayari abarwayi 2 mu nzu. Hugor nanjye. Nyuma y'umunsi umwe ntazi yondi numva navuga. Narakangutse. Nsanga ndi mu cyumba kimwe na Hugor. We nubwo atari kuvuga menshi ariko bigaragara kandi ushingufu. Namwitegereje akanya. Harya Hugor kuki turyamya? Nta kintu nibukaga habe na kimwe. Hugor ibi narose nibyo? Ngo papa wanjye aba muri Afurika y'Epfo.
Linda, banza utuze utekereze, nibwo wenda uri bubashe kumva neza ibyo turi gucamo. Gusa n'ubu sindamenya ibyo ari byo. None se Gerard ko yanyeretse imva ya papa yaba yaraturutse? Reka tumutegereze, wenda ari butubwire byose. Hugor we kigaragara yari yamaze kwakira ibyamubayeho kundusha. Rimwe nyuma y'iminsi nk'ibi tukijagaraye mu bwonko, nahisemo guhamagara Gerard nshaka kumubaza ku byo numvise, akanga kumbwiraho neza uko bimeze. Yaranyemereye, yemera ko ari buze kugira ibyo atubwiraho. Gerard, nsobanurira n'ukuri. Ntekereza ko atari igihe cyiza kugira icyo mubimenyaho, kubera ko papa wanyu yarambujije. None se koko mvida imwe na Hugor? Kuki ubishidikanyaho se kandi warabyisomeye muri message? None se koko wowe uri uncle wa Hugor? Oya, sindi uncle wa Hugor gusa, ahubwo ndi uncle w'umukobwa umwe twakundanye, habura gato ngo dukore amahano. Shimira Imana ko bitabayeho. Uwo mukobwa ndamuzi? Yego uramuzi ndetse cyane. Umukobwa ufite amateka ababaje, ariko turi gukora uko dushoboye ngo tuyahindure ibyishimo. Uwo ninde? Ni umukobwa ababyeyi bise agasaro ka Gashumba Linda. Mu ishuri aho yigaga bakamwita Miss Yero. Yagera hanze atangiye gukora ubuhanzi akiyita Miss F. Naguye mu kantu mbura icyo mvuga. Mpita nibuka ukuntu nari nasheze ngo nshaka guha akana Gerard. Cyaye nari kuba narabyaranye na Marume. Ibyo nabitekerezaga, ariko hanone mu mutwe hari kubyiganiramo ibintu byinshi. None simva twagiye gusura simva ya papa? Babarira kandi ntukomeze kumbeshya. Ibyo namubazaga Hugor yari yateze amatwi, ubona ko ashaka kumva byinshi twavugaga, ariko wamwitegereza ukabona isura iri kugenda yijimye. Linda, please nyumva nanjye yagishe narinzi. Namenye bimwe muri bindi kubabwira igihe nafataga umwanzuro wo kuguhunga, nkaba nigiye muri South Africa. Gusa ibyo kuba uncle wanyu byo nayimenye igihe twari turyamanye, nkacika nkaza gutabana Hugor. Niba wibuka neza, uri kubyo twari turi hafi gukora, nawe uri kunstressa ngo ushaka kumakana. Wibuka message nari receivings, ngahinduka nkahita mbyuka ukandakarira. Nibutse byose uko byagenze. Nijoro ukuntu twe twageze kuri level yo gukora byose, bikarangira Gerard amindukanye nk'igicu. Nararakaye bifatika, ngira ngo wenda ahubwo ntabasha. Kumbe yari uncle. Mbega ishyano nari kuba nkoze. Naho ibyo kuba narakwiye ko papa we yapfuye ndetse n'imva ye tukanayisura, byo ntabirenze, kuko n'ubu ngubu Gerard muri kuvugana imva ye irahari. Ubu ushaka wanayisura, yanamezeho ibyatsi, ariko Gerard ntawe urimo, ndetse ntiyigeze anapfa. Hugor byose yarabyumvaga. We ntiyari anazi neza impamvu mpora nihundura nk'umuntu wapfuye kera, umuzimu, nkambara ibyenda byabo. Harya ibi byose nuriya musenzi unyitira ngo ni papa Hugor wabiteye? Hugor yahagurutse vuba vuba yikoza mu cyumba, ahita ashyiramo imyenda y'urugamba. Mu by'ukuri twari tuzi aho agiye. Asohokamo afite n'imbunda. Naramubonye ngira ubwoba, ndamutangira. Please Hugor, mbwira ugiye. Linda, my little sister, ibi ntabwo nabyihanganira, niko sinakoze. Yafashe phone ahamagara umuntu. Alo papa, mbabarira kubw'amakosa yose nakoze. Mbabarira duhuri. Namaze kumenya abantu bakurwanya bari muri Afurika y'Epfo. Ndumva ntabyihererana. Niyemeje kuza gufatanya nawe tubarwanye. Ndangira aho urimo gusange tubiganireho. Kandi bibaye byiza waba uri wenyine. Sinshaka ko hari undi muntu wumva imipango dufitanye. Kuri Hugor yarantunguye. Ni papa Hugor yahamagaraga. Gusa numvaga ari kwiyoberanya, bya bindi bya gisirikare. Yavuye kuri phone andeba kanya, azunguza umutwe arampobera. Sisi, nkurikije ishakana kurwanya uri muri gereza bagushinja kwiba amafaranga n'ibindi byaha byose. Nkurikije ukuntu narakurakariye, nyuma y'ikintu ntazi kikambwira ko uri umwere, nkakugarukira, nagushidikanya uri sister. Yarongeye arampobera, andeba mu maso nanone. Gusa uriya mugabo watumye mama wanjye ari we tante wawe apfa, nawe agomba gupfa aka kanya.
ikosi nakoze ntabwo ryampfira ubusa. Numvise ayo magambo ngira ubwoba, ndamufata ndamukomeza, anyishikuza vuba vuba asohoka yihuta n'imbunda. Ndakurikira, ndebye inyuma mbona mama Cyusa na Gerard nabo badukurikiye. Gerard arakomakoma Hugor abibamba, yurura imodoka nanjye mwuriraho, akubita umuryango nanjye ndawufunga. Mama Cyusa nawe ashaka kudukurikira, ndamubuza ngasigara areba abana, ndebe ko Hugor namuganiriza akareka uburakari. Gerard we ntiyari kuza kuko azwiho nk'umuntu wapfuye, deal yari kubirangiye. Hugor naramwinginze mu modoka ambera ibamba. Mu by'ukuri kwica papa Hugor byashoboraga gutuma afungwa burundu, nanjye nkamubura, gusa we ntabikozwa. Ntucikwe na episode itaha. Njye wumvaga Jojo 12. Kora subscribe.